Nongeye kugusuhuza wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Kigali Creators. Ndizera neza yuko udashobora kujya kure YouTube channel kuko nkuko ubizi ikugezaho ibijyanye na social media business cyangwa se YouTube business cyangwa se TikTok business. Muri rusange tubereka byinshi bigiye bitandukanye mu gukoresha imbuga nkoranyambaga, uburyo wazifungurira, uburyo wazibyazamo umusaruro, ukabasha kuzikoreraho amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nizere yuko rero wakoze subscribe. Niba utarayikora reba munsi y'iyi video ukande ku ijambo ryanditseho subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro tugenda tukugezaho uko bwije nuko bukeye. So uyu munsi rero ngiye kwereka ikintu ujye ukena mu buzima ukaba utazi uko wabikora. Ndizera yuko ukoresha WhatsApp. Niba ukoresha WhatsApp rero hari ama notification cyangwa se amavideo cyangwa amafoto bigenda byivana mu magroupe hirya no hino ugiye urimo, ukaza ugasanga telefone yayuza ibintu by'ifoto n'ivideo bidafite agaciro wowe utitaba cyangwa udakeneye. Ibyo bintu rero ushaka kubifunga nkawe nk'umuntu utabikeneye, nta kindi ukora, uraza ukinjira ahangaha muri WhatsApp yawe. Iyo umaze kwinjira muri WhatsApp yawe rero ihita uza hano hari utudomo dutatu hariya hejuru, ngira ngo reka makwereke neza. Ahangaha uraza ugakirikaho, wamara gukirikaho ukamanuka hano hasi handitse setting. Ahangaha iyo ukanze hano kuri setting ahita haza utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Hano buri kamwe nzagenda musobanurira uko kagiye gakora. Kandi ikindi, niba hari icyifuzo wifuza ko twagukoreraho cyangwa igitekerezo, twandikire muri comment utubwire uti ndashaka ko muzamura ku kana kanaka cyangwa kuri video ivuga ku bintu ibi n'ibi, natwe turi hano ku bwawe kugira ngo twubahirize ibyifuzo byawe. Okay, dukomeze rero. Uramanuka hano hasi, handitse chats. Nurangiza uze ukirike hano kuri chat, kugira ngo urabibona neza. Okay, harafunguka rero ugahita umanuka kuri aka kantu ko hasi, aka ngaka media visibility. Ngira ngo urabona ko ngewe karafunze. Iyo ugafungu rero za notification ziza uko zishatse zinjira muri telefone yawe zikisavinga muri galeri yawe, ku buryo ibi video, amafoto n'ibindi bintu byo ku ruhande udashaka biva mu magroupe agiye atandukanye biza bikizuza muri telefone yawe. Ubundi akenshi usanga iyo biza kaba kameze gutya, kaba gafunguye uku nguku. Rero kugira ngo uze kubasha kubifunga biriya bintu bigiye kujya bikwinjirira muri telefone yawe uko byishakiye ngo bikuzurize memory card yawe cyangwa storage ya phone yawe, ugomba rero kuza ukagafunga. Ibyo bintu bita bihagarara ntibizongere ukundi. Guys, nizere yuko ukunze kano kantu tugukoreye. Kora like rero niba ubashije kugakunda, ikindi kandi usharinga ku nshuti zawe ino video kugira ngo nabo bazabashe kumenya uko babyikorera bitabagoye. Twigisha YouTube business n'ukuntu ushobora kwikorera imbuga nkoranyambaga zawe zigiye zitandukanye ukabasha kuzibyaza umusaruro. Guys, murakoze. Reka dusubire mu mavideo yacu agenda akurikiraho. Ciao ciao.